kugira ngo nkene, reka njye muri Eliminati nzana amafaranga ngure vewuti, nzana amafaranga nubake etaje, ariko ibintu byo gusenga bakabirambika hasi bakabishyira hasi. Ko mugiye kubona inzu zimwe na zimwe, izi nzu bagiye mu bahanjuzi bakajya gushakayo ubutunzi, ko mugiye kubona aya ma etaje agiye kugurumana. Imana itabara. Ko mugiye kubibona mukabibonesha amaso yawe, ko mugiye kubona aba bantu baguze izi modoka baragiye gukura izi mbaraga mu bahanjuzi, ubu butunzi mu bahanjuzi, ko mugiye kubibona izi modoka ziri kugenda mu muhanda mukabona imodoka iragumu runaka bajye guhanjuza. Warasenze nyine byaranze, ubonye ko bitinze, umukwe ari hafi kuza kukurengera, umukwe ari hafi kuza kugutabara, ngo kubera ko umaze igihe kinini warabuze urubyaro uhise usohoka bakujyanye mu bahanjuzi, ugiye guhanjuza, ugiye kukuraguza, ugiye gushaka umwana. Ntabwo bikora. Nari mubwiye ngo ntabwo bikora. Ntabwo bikora. Ubonye ababishop Imana yagiriye neza yavuzeho, bavuganye n'Imana, basenze batereye imisozi, Imana ibakomereje amaboko, Imana ibakomereje umurimo. Urasimbutse ugiye Uganda nawe ngo ugiye gushaka ngo amavuta mu bahanjuzi ngo uzukore. Ntabwo bikora. Abantu bazanye amavuta bakoze ibitangaza, barahanuye bahanurira abantu, ariko ayo mavuta bari barayakuye mu bahanjuzi. Imana itirengere, bari barayakuye mu bahanjuzi, ariko Imana ntabwo igikangwa n'abo bahanjuzi. Imana ntabwo igikangwa n'ibyo ngibyo. Imana ikora icy'ingenzi, igakora icyo yagambiriye, kubera yuko Imana izi umuntu wiwe. Imana irabazi abayikorera, abayisenga mu kuri no mu mwuka, n'abagiye gucisha izo mpano bavuye mu nzira, n'abasigaye baba baragiyeyo, nabiraje bakure mu nzira, nabiraje bakure mu nzira. Imana iturengere, Imana iturengere, dutabare. Bagiye kugura umukwe araza, bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe umukwe binjirana nawe umukwe. Sorry gatoya. Abari biteguye bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe n'umukwe. Urugi rurakingwa, hanyuma b'abakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati, nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati, ndababwira. Mwabaye maso, mwacunze amatabaza yawe, mwabaye maso mwababyeyi, mwabaye maso ko turi mu minsi ya nyuma, iminsi abantu bari kwikunda, ya minsi Bibiliya ivuga ngo abantu bazikunda, ngo bakunda imiya, ko abantu bari gukunda ubutunzi cyane, ko abantu bari gukunda amafaranga cyane, abantu ko bari kujya gukorera Satani, bakavuga kibisobanura. Ibi bintu bizamenyekana. Igitumye bitinze gumenyekana, ukabiyoberwa umushumba wahamagawe n'Imana, ukayoberwa umuririmbyi washyizweho n'Imana, wayimiswe n'Imana, nuko Kristo atinze, ariko umukwe aje kubisobanura. Ese abisobanura ubundi kangahe? Ko yabisobanura, ko ari kubisobanura. Ubu babandi bakoreshaga za mbaraga, bamwe bahuheraga umuntu ngo kirabaye kirabirandutse, bagahuha bakagwa hasi, abantu bakitikura hasi. Barihe uje bakunzi ba Yesu ari ku Ngoma TV. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye mwese. Imana yo mu ijuru ibishimire kandi barebe neza. Rero aya masaha kuri iki gicamunsi numva twafatikanya ijambo, numva riri kumfasha, riri ku mutima wanjye, tukariganira nk'abakunzi ba Yesu ari ku Ngoma TV. Wowe ari wowe uje bwa mbere kuri Yesu ari ku Ngoma TV, ndi umubyeyi, nkunda Imana n'abantu b'Imana, nkunda gusenga, ngerageza uko nshoboye n'Imana ikanshoboza. Rero sengera mu itorero rya Revelation Kagugu, ndi umukristo ukunda Imana n'abantu b'Imana, nkunda Imana. Rero nawe ndagukunda, wowe wakoze share, ugakora subscribe, ugakora comment, usharinga ibiganiro byanjye, uposting ibiganiro byanjye, Imana ikumpera umugisha. Rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana,
ariko reka tubanze dusenge. Uri Imana data wa twese mwiza, uri se w'umwami wacu Yesu Kristo, uri umurengezi umutabazi, uri Imana nyamana twarakubonye, uri Imana itagira uko ubigenza. Uwiteka mwami Imana nyagora ku ngoma wagize uko ubigenza kwa Sara, ugeza Mana nyagora ku ngoma kwa Esteri ugira ukuntu bigenza, ugera kwa Dodomu ugira ukuntu bigenza, ugera Mana nyagora ku ngoma kwa Matayo ugira uko bigenza, ugera kwa Ruku ugira uko bigenza. Uwiteka nushimwe uhabwa icyubahiro, ugera kwa Zakayo ugira uko bigenza. Nushimwe Kristo kuko uri umurengezi kandi uri umukozi w'umuhanga, ugera kwa wa mupfakazi ugira ukuntu bigenza. Warakoze Mana uhabwa icyubahiro, n'aya masaha ndakwinginze ugira ukuntu bigenza. Wumve gusenga kwacu kuzamuke kukugereho. Tangirana nanjye kandi usozanye nanjye. Imbaraga z'ijuru zonyene zitamurure, zibarizo Mwana nyagora ku ngoma ziyobora iki cyigisho. Icyubahiro kibi cyane mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Yesu nashimwe, ndabakunda kandi sinzahwema kubakunda, kuko n'ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo dutegetswe gukundana. Nubwo turi kujya mu minsi ya nyuma, nubwo turi mu minsi y'imperuka, mwabantu bimwe biragoye. Nabyutse ndeba inkuru, iyi nkuru ibabaje iteye agahinda, uburyo umubyeyi yishe abana biwe 3. Ndibaza ngo se uyu mubyeyi ni ibirozi? Nkibaza se uyu mubyeyi aba bana ntiyabatwite, bari abana bakiri batoya? Ndibaza se igise cy'aba bana nticyamuriye? Ndibaza ibintu byinshi, ndabitekereza ndavuga ati se naho bwaba ari ubuzima aka kanya waba ubayemo bubi, ntiwakica abana bawe wenyine, wanakijyana ariko ukareka abana, kuko buriya umuntu usuzugura umwana ukiri mutoya rwose ni nko gusuzugura umuntu wasenze cyangwa umuntu wize. Abo bantu ko ari 3, umuntu wize yatungurana akabona akazi keza, yarabayeho nabi yarasuzuguritse ibintu bikagenda neza. Tayari umuntu wasenze Imana agakora ibyo gukiranuka akabana n'Imana, uyu muntu yagutungura mama, uyu muntu yagutungura ukabona Imana imuhinduriye ibihe, imuhinduriye amateka, ukabona ibintu bigenze neza. Uyu mwana ukiri mutoya ntabwo uzi ikintu Imana yamubitsemo, ntabwo uzi ikintu kiri muri we. Uyu mwana ukiri mutoya yagutungura ku myaka ye 18, ku myaka ye 20, 25, yagutungura ukabona aratunguranye, ukabona ibintu bigenze neza. Rero ntabwo nibaza ikintu cyateye uyu mubyeyi kwihekura agafata abana 3 biwe akabicira mu nzu. Mana nyagasani, ntabwo ibyo bintu mbyiyumvisha. Turi mu minsi ya nyuma, hahandi umukazana azihakana nyirabukwe, hahandi umukwe nawe azihakana umukazana, hahandi umugabo washatse azakwihakana, hahandi umugore wishakiye ukamusa ukamutangaho inkwano zawe azakwihakana. Turi mu minsi ya nyuma mwabantu mwe, mureke iyi minsi turimo, abantu bamenye Kristo, iyi minsi tuyicunge neza. Imana ihabwa icyubahiro. Iyi minsi turimo ni minsi ya nyuma, ni ya mperuka. Sinibaza imperuka mutegereje nimba ari iyihe. Nimba mutegereje wa mugani ko bajyaga bavuga ngo ikibuye kizamanuka, ngo kimanuke kikubite hasi, nimba mutegereje ko ikibuye koko kizamanuka kikikubita hasi, cyangwa mugategereza yuko isi izategeka ikiyubika, ntabwo inzi imperuka mutegereje ukuntu imeze. Ibyorezo bibaye byinshi mu bantu, uburwayi bubaye bwinshi mu bantu, urajya kwa muganga ugasanga hari indwara zibaho n'izitabaho. Mana nyagasani, ntabwo mbizi. Ugasanga abantu barwaye imivuduko, barwaye za hypertension, barwaye za diabete, barwaye indwara utazi, utanasobanukirwa. Ukabona umuntu aratwita abyaye umwana utazi nimba ari umwana cyangwa nimba se ari igisimba, ukibaza ngo ibi bihe turimo ni ibihe? Ese duhagaze hehe? Ese yuri gusenga cyangwa se yuri kugenda, waba usenga waba udasenga ntabwo bindeba, ariko se utekereza iki? Utekereza iki?
iyo ubona ukiri hano ku isi ukabona uracyahumeka, ukabona uracyafite amaguru mazima, ukabona uracyafite umugongo muzima, ukabona uracyafite umutwe muzima abandi bari kubabaga imitwe, ukabona uracyarebesha amaso yawe abandi bari kubakuramo amaso, ukabona uracyafite amaboko abiri abandi yaracitse byararangiye, ukabona uracyafite amabere urabyara ukose abandi bari kuyaca ibutaro, ukabona uracyari muzima inda yawe iracyari nzima abandi bari kubateruramo za matirisi mu butaro kubera za kanseri, ukabona uracyari muzima. Wumva hari ikintu waba warakoreye Imana, wumva abari guhura n'ibi bigeragezo, wumva hari ikintu bacumuye ku Mana cyatuma Imana yabagerageza ibi bigeragezo bingana gutya. Ugasanga abana bawe barize bararangije umeze neza, ariko no kuba wakubaha umuntu w'Imana cyangwa waha umuntu w'Imana agaciro cyangwa se reka kumwubaha Imana agaciro nabyo birakunaniye. Urarara mu tubari, urarara mu busambanyi, urarara mu byo wumva ushaka, wicaye muri vewiti nziza, urumva umugore wese mwiza w'inzobe ari uwawe, uririrwa mbese wumva ko wagafashe. Ntabwo wagafashe. Umuntu wagafashe n'uwamenye Kristo we, umuntu wagafashe n'uwamenye Kristo. Naho kumbwira ngo uri kugenda muri vewiti, uri kugenda muri vigo udafite Kristo, ntacyo ufite. Ni zero, ni zero. Uri kurara muri etaje ukarya inkoko ukiyongeza indi, ukarya ifi indi iri mu mazi. Ibyo nta kintu, ibyo ntaho bikora papa, ibyo ntaho bikora wa mukobwa we, ibyo ntaho bikora mama. Ururira indege mu gitondo, mu kwezi ukurira indege gatatu, ukumva ko wagafashe byararanye. Umuntu wagafashe n'uwamenye Kristo, ukora ibyo gukiranuka, akabana na Kristo, akicara mu ndege ari kumwe na Kristo, akagenda mu nzira ari kumwe na Kristo, akagenda muri iyo vewiti ari kumwe na Kristo, akicara muri iyo business, muri iryo duka ari kumwe na Kristo. Ariko ibindi byose ni ubusa, ni ubusa. Ibyo bizarangira, ibyo bizashira. Imana igikura ku cyavu. Nakubwiye ngo ntuzasuzugura umuntu wasenze, ntuzasuzugura umuntu wavuganye n'Imana, ntuzasuzugura umwana ukiri mutoya, ntuzasuzugura umuntu wize wicaranye diplome yiwe. Ejo yagutungura kuko Imana igihindura ibi, Imana igihindura amateka. Abo bantu ntuzabasuzugura, uzambabarira uko waba uri kose. Ibyo waba utunze byose, ibyo waba ufite byose, udafite Kristo nta kintu byaba bimaze. Ngiye kwiganirira n'abana b'Imana, niganirire n'abaririmbyi, niganirire n'abahanuzi, niganirire n'abavugabutumwa, niganirire n'abapasiteri, niganirire n'abo bantu Imana yahamagaye, abantu Imana yagiriye neza. Abo bantu ushaka ko muza tukiganirira, kubera ko numvise umwuka w'Imana anzaho ngo mbabaze iki kintu. Nagira ngo muze kunsubiza muri komenti, mujye mwandika muri komenti jambo niri gufasha rikagukora ku mutima, urishayiringe ushyire kuri state, abantu bakurikirana ibyigisho. Imana data wa twese iracyafite ba Dawidi, babandi bakiri mu ishyamba, bakiri gukora ku mirya, bakiri gucuranga inanga. Iracyafite ba Dawidi bakiri mu ishyamba, kandi Imana ifite 7,000 bitarapfukamira Bayali. Abahanuzi baragukomerekeje, abashumba baragukomerekeje, bakozi b'Imana baragukomerekeje, ariko Imana wibuke ko ifite 7,000 bitarapfukamira Bayali. Wibuke yuko Imana ifite ba Dawidi bakiri mu ishyamba, iyo ngiyo bagiye gukurwa mu ishyamba bakaza gukorera uyu mwami. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishimwe. Barahari ba Dawidi bazi gucuranga inanga bakaririmba, barahari mama, barahari wa mukobwa we, barahari. Reka twisomere ijambo ry'Imana mu gitabo cya Matayo, ibice bya 10:25 ibice bya 25 umurongo waho n'uwa mbere. Duhere ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'abakobwa 10. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 batanu bari abapfu, abandi batanu
bari abanyabwenge. Imana ishimwe. Icyampa ukaza kuza muri aba batanu wa mukobwa we, ukaza kuza muri aba batanu b'abanyabwenge, ntuze kuza kuba umupfu. Imana ishimwe. Abapfu bajyanye amatabaza yabo, ntibajyana amavuta. Agaciro n'amavuta sha, bajyanye amatabaza ntibajyana amavuta. Ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira. Imana turengere, Imana turinde guhunikira. Sinzi aho uhunikiriye, sinzi aho uhunikiriye uri, ariko aba bakobwa ngo Bibiliya iratubwiye ngo bari abakobwa 10, 5 ngo bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Ngo barangije ngo aba bakobwa bari bagiye gusanganira umukwe. Imana ihabwa icyubahiro. Umukwe araje, nubwo ubona atinze ntabwo atinze, nubwo ubona atinze ariko urupfu rwo ntabwo rutinze. Imana ishimwe. Ngo arangije ngo aba bakobwa ngo baragenda, bose bari abanyabwenge, bagendaga biteze bikwije, bari bambaye ibirebire rwose. Muri korari bararirimbaga, buzuraga umwuka wera, barahanuraga. Ariko bajyana ngo amatabaza atagira amavuta. Abo bari 5 b'abapfu, ngo 5 b'abanyabwenge bajyana amatabaza yabo, barangije ngo bajyana n'andi mu mperezo. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo barangije barizigama. Nari nkubwiye ngo agaciro n'amavuta. Imana ishimwe. Nimba udafite amavuta nta kintu ufite. Kuba utunze vewiti idafite amavuta nta kintu yaba imaze. Ni nko gutunga inzu itarimo ikintu na kimwe, itarimo icyo kurya, nta kintu byaba bimaze. Byaruta nko kuba mu gihuru. Imana ishimwe. Birakakaye ndabizi, ariko turasa kubana neza n'Imana. Agaciro n'amavuta wa mubyeyi, agaciro n'amavuta wa mukobwa we, agaciro n'amavuta wa mugabo we. Ngaba bakobwa barangije ngo baragenda, bari abakobwa 10, ariko 5 bavamo bagira ubwenge. Mwasenga muri abantu 50, mwasenga muri abantu 1000, ariko 3 bakaba bazima. Ntabwo bivuze ngo aba bantu nta bantu bajya bapfira gushira, niko bajya bavuga. Nabyirutse bavuga ngo nta bantu bapfira gushira, abantu bapfira gushira. Aba 5 bari abanyabwenge, abandi 5 bari abapfu. Mwaba mu itorero, mwaba muri korari, mwaba bahanuzi, ariko 5 mukaba abapfu, abandi 5 bakaba abanyabwenge. Ntabwo bivuze yuko kuba umuhanuzi umwe yaraguhemukiye, ntabwo bivuze ko abahanuzi bose barangiye, ntabwo bivuze ko abahanuzi bose bapfuye, ntabwo bivuze ko Imana itakikora, ntabwo bivuze ko Imana itakivuga. Oya, kuba umuhanuzi umwe yaraguhemukiye, kuba umushumba wagushumbye yarakubabaje, ntabwo bivuze yuko atakiri abashumba bubashye Imana, bakoreye Imana, birinze icyaha n'igisa nacyo. Ntabwo ari cyo gisobanura mama. Kuba hari umushumba waba waragutetse umutwe, kuba hari umushumba waba waragusambanyije, kuba hari umushumba yaba yarakwakirije agakiza, yarangiza ako gakiza ntukamubenereho, ntabwo bivuze yuko atakiri abashumba. Abashumba barahari, bahamagawe, baracyahari, baracyakorera Imana. Barahari abashumba, barahari abahanuzi, barahari abantu basenze Imana, barahari. Ndabazi. Nushaka abantu basenze, nzabakwereka bubashye Imana. Abantu bakoreye Imana barahari, abantu birinze Imana ikagirira neza, aba bantu barahari. Ntabwo abantu bose bahemutse, ntabwo abahanuzi bose bahemutse, ntabwo abapasiteri bose bahemutse. Haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Imana ihabwa icyubahiro. Aba bakobwa barangije, haracyari abaririmbyi baririmba, bakaririmbira ku kuri bamenye, bakaririmbira ku matabaza, bafite amavuta, bafite n'amatabaza wa mubyeyi we. Imana ihabwa icyubahiro. Aba bakobwa ngo barangije ngo bajyana amavuta atagira amatabaza, atagira n'amavuta. Matabaza atagira amavuta ashize. Iryo tabaza ryawe ridafite amavuta ryakwatswa ni imodoka utunze itarimo esase yagenda. Tujya tuvugisha ukuri. Ufashe isafuriya ukayishyiramo umuceri, ntiwatsimbabura ngo yake, wabishyira mu isafuriya bikihisha. Ntabwo bibaho.
mureke dushaka amavuta. Agaciro ni amavuta. Imana ishimwe. Ngaba bakobwa ngo umukwe arangije ngaratinda, ngo umukwe atinze ngo barangije bose barahunikira. Niki gitumye uhunikira? Niki gitumye uhunikira? Urumva ko kamodoka kamwe ufite, utwo tumodoka tubiri ugize ari two twatuma wuriza ibiciro. Urumva ibyo ngibyo ufite byatuma utakaza Kristo, byatuma amavuta yawe ameneka. Ndakubashye nababwira ngo muze kunsubiza, musubirize muri comment. Ibyo ngibyo ufite bidafite amavuta, udafite agaciro mu maso ya Kristo, ni zero, nta kintu byaba bimaze, ni iby'igihe gito, ibyo birarangira. Ariko kuba utunze imodoka, ukaba utunze na Kristo, ukaba utunze n'amavuta y'Imana, ni ukuri rwose aho ngaho urimo neza. Parikamo uparitsemo neza. Ngo aba bakobwa barangije barahunikira, ariko batanu bari bafite ikintu bizigamye, bari bafite icyo bishingikirijeho. Itabaza ryawe ntabwo nzi ngo rimeze gute. Wa mukobwa itabaza ryawe riri kwaka gute? Wa mugabo itabaza ryawe rimeze gute? Mw'abantu mwe mwaretse mugacunganwa n'amatabaza yawe. Ntimucunganwa n'ubuzima bw'umuntu, ntimucunganwa n'ibitabareba, ahubwo ucunganwa n'ibyawe. Cunga itabaza ryawe, ucunga itabaza ryawe, munitaza kukuzimana. Nari mubwiye ngo cunga itabaza ryawe, wa mubyeyi we, wa mugore wa cunga itabaza ryawe, wa mugabo wa cunga itabaza ryawe, wa musore wa cunga itabaza ryawe, ritaza kuza kukuzimana. Ucunga itabaza, numara kuricunga urebe ko n'amavuta uyafite, uze kubicunga neza. Imana turengere, Imana tugirire neza, Imana idutabare. Cunga itabaza ryawe ritaza kukuzimana, utaza guhunikira uri mu byawe, uri mu gahuge ka Satani kaza guhunikira, itabaza rikaza kwaka, ryarangiza rikazima, ukabura amavuta. Gaciro n'amavuta. Imana ishimwe. ngo ariko nijoro gatandatu, ngo ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Mu gicuku haje kubaho urusaku rwinshi. Umuntu ajya mu gicuku, umuntu akaba mu gicuku cy'ubukene, urusaku rukakuba rwinshi, agahinda kakaba kenshi. Umuntu ajya mu gicuku cy'ibyaha, mu gicuku cy'ubusambanyi. Umushumba akaba mu gicuku, umuhanuzi akaba mu gicuku, umukobwa akaba mu gicuku, umubyeyi akaba mu gicuku, abaririmbyi bakaba mu gicuku. Ngo ariko ngo haza kubaho urusaku. Imana ihabwe icyubahiro. Haza kubaho urusaku rwinshi. Icyaza kuma Imana ikaza kumva uru rusaku, ugakanguka ukava muri icyo gicuku. Cyo gicuku mazemo igihe, cyo gicuku uhagazemo, Yesu akaza kukigukuramo, ukaza gukanguka, ukibuka ko wavuganye n'Imana, ko Imana izakugirira neza, ukibuka ko wavuganye na Kristo kazakurengera, ukibuka ko wavuganye n'uyu mugabo ko azagutabara, ukibuka ko wavuganye nawe ko azakugaburira. Yesu ashimwe. Ukibuka ko wavuganye nawe kazabana nawe, ukava mu gicuku cy'ubwigunge, mu gicuku cy'agahinda, mu gicuku cy'ubushomeri, ukava muri icyo gicuku, ukibuka ko wavuganye na Kristo ko azakubakira urugo, ko wavuganye na Kristo kuzawukora uyu murimo. Ubwo abandi bazaba bari bafunze, Imana izagukoresha imbaraga. Ibyo byose ukabyibuka, ukava muri iki gicuku. Ngo haza kubaho urusaku rwinshi kugira ngo wasanganire umukwe. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Karindwi akavuga ngo maze aba bakobwa bose barahaguruka, baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azimye. Imana iturengere. Imana irinde itabaza ryawe wa mugabo we, Imana irinde itabaza ryawe wa mupasiteri we, Imana irinde itabaza ryawe wa muririmbyi we, Imana irinde itabaza ryawe wa mukobwa we, Imana irinde itabaza ryawe wa muririmbyi we. Ibyo ukora byose
Yesu akurindira itabaza ryawe uzaho riri kuzimira, itabaza ryawe uzaho riri kugenda ribura urumuri. Ndakwinginze ngubwire Yesu yongera kwakiriza itabaza ryawe ni wowe uzaho ryapfiriye, itabaza ryawe ni wowe uzaho aho ritari kwaka, urahazi. Imana iturengere, Imana itugirire neza. Ngo barababwira ngo babwira abanyabwenge ngo nimuduhe ku mavuta yanyu, ngo amavuta yacu ngo amatabaza yacu arazimye. Imana ikurinde ko itabaza ryawe ryazima. Wa mushumba, Imana ikurengere ikurinde ko itabaza ryawe ryazima. Dore amatabaza ya benshi arazimye, ariko Imana ikurinde. Wowe uzi ko ugifite itabaza, ubwira Imana ikurindire itabaza ryawe. Wa muririmbyi, ubwira Imana ikurindire itabaza ryawe, kubera yuko igihe tugezemo ni igihe kiruhije, ni igihe kigoye, ni igihe kiruhije. Umuntu wese agatungwa nayo yivomeye, umuntu wese agatungwa nayo yivomeye rwose. Imana itugirire neza, Imana itugirire ibambe. Ngo barangije ngo barababwira ngo nimuduhe ku mavuta yanyu. Aba bakobwa bari barasenze, aba bakobwa bari baririnze, aba bakobwa bari baririnze kwiyoberanya, aba bakobwa bari barakize ifi hasi ku karago. Barangije bashaka amavuta n'amatabaza yabo bayabera amaso. Ntabwo wamenya umuririmbana, ntabwo wamumenya uwo musengana, ntiwamumenya umushumba musengana, ntabwo wamumenya. Oya, ntabwo wamumenya kereka Yesu agukoze ku maso cyangwa Imana ikamutwikurura. Aba bakobwa bagendanaga ari 10, ariko aba 5 b'abanyabwenge ntabwo bari bazi yuko aba bakobwa 10 bajya basohoka bakagera hanze bakabicikiriza. Uva muri korari ukagenda ukajya kwinywera kave, ukumva rwose kurara mu gisopu nibyo bikunyuze mu kanya gato, ukaza kugaruka ku ruhimbi naho ukaza kubakinira igisope. Imana iturengere itugirire neza. Nyiribyo ariyumva, Imana itugirire neza. Uva kuririmba ugasohoka mu rusengero ubyigana ujya kureba sheri, mugakatira mu cyumba runaka. Imana itugirire neza, iturengere. Yesu mwiza, Imana itabara abashumba, Imana itabara abakobwa, Imana itabara abaririmbyi, Imana itabara abitorero. Mwongere munihire itorero rya Kristo, mutabariza ababyeyi. Imana iturengere itugirire neza. Duherutse kubona umubyeyi aturutse mu karere ka Nyagatare. Uyu mubyeyi agiye kureba umuntu uzajya ikongora iyo ngiyo, kandi ngo yarasengaga, yari umuririmbyi. Imana itabara ababyeyi bararushe, abagabo bararushe, abakobwa bararushe. Imana idutabare, Imana iturengere, yongere tubere amaso, yongere yatse amatabaza yacu, kandi Data wa twese adukomereza amaboko. Imana ishimwe. Ngabapfu babwira abanyabwenge ati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu arazimye. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya, ntiyadukwira, ntabwo yadukwira. Mavuta yanjye nashatse ku giti cyane. Amajoro umuntu arara asenga ntabwo uyazi, imisozi umuntu aterera asenga ntabwo uyizi. Wiza gukira n'amavuta y'umuntu. Menya agaciro k'amavuta ufite mama, menya agaciro k'amavuta ufite wa mushumba, menya agaciro k'amavuta ufite wa mukobwa we, menya agaciro k'amavuta ufite. Numara kumenya agaciro k'amavuta ufite uzayahagararaho, ntabwo uzayasesagura uko wiboneye. Mushaka amavuta yanyu, ariko mushaka amavuta yanyu, mureke gusabasaba, mushaka amavuta yanyu. Ngubwo ndabacyuriye. Mana yatugiriye neza, nawe kugirire neza igukore ku maso. Erega Imana indotesha cyangwa inkora ku maso nkabona, nawe yagukora ku maso ukabona. Imana yaguha impano wagendererwa na Kristo, ariko igoye gushaka amavuta, ujya gushaka y'abandi, wisaba y'abandi. Imana iturengere, Imana itugirire neza. Ngoya ati ntiyadukwira twese, ahubwo ni mujye mu bahanjuzi, mujye mu bahanjuzi muyigurire. Mujye mu bahanjuzi muyigurire. Imana iturengere, Imana iturengere. Bajye mu bahanjuzi bayigurire. Nyine ubwo nyine urabyumva nawe. Ntabwo basibuka gukubita ivi hasi, ntabwo basibuka gusenga. Muri icyo gihe bazasimbuka bajya ku mupfumu runaka, bajya guhanjuza. Warasenze nyine byaranze,
ubonye ko bitinze, umukwe ari hafi kuza kukurengera, umukwe ari hafi kuza kugutabara, ngo kubera ko umaze igihe kinini warabuze urubyaro, uhise usohoka bakujyanye mu bahanjuzi, ugiye guhanjuza, ugiye kukuraguza, ugiye gushaka umwana. Ntabwo bikora. Nari nkubwiye ngo ntabwo bikora. Ntabwo bikora. Ubonye ababishop Imana yagiriye neza yavuzeho, bavuganye n'Imana, basenze, batereye imisozi, Imana ibakomereje amaboko, Imana ibakomereje umurimo. Urasimbutse ugiye Uganda nawe ngo ugiye gushaka ngo amavuta mu bahanjuzi ngo uzukore. Ntabwo bikora. Muri yuko ntabazi, nuko mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe. Nari mbabwiye ngo mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe. Ushobora kuzasohoka ukajya guhanjuza muri abo bahanjuzi, ugasanga urugi rwikinze, ugasanga umukwe yamaze kwinjirana n'abantu biteguye. Ese witeguye ute wa mubyeyi? Wa mushumba we witeguye ute mu minsi isigaye? Mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe. Umwanditsi wa Bibiliya yaranditse aravuga ngo haracyasigaye igihe gito kandi uzaza ntabwo azatinda. Bishatse gusobanura yuko uyu munsi n'uyu munsi turi kuvugana, Kristo yamanuka aka kanya, Kristo yamanukira muri ako kazi urimo. Kuri yuko ntabazi, nuko mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe. Nari mbabwiye ngo mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe. Ushobora kuzasohoka ukajya guhanjuza muri abo bahanjuzi, ugasanga urugi rwikinze, ugasanga umukwe yamaze kwinjirana n'abantu biteguye. Ese witeguye ute wa mubyeyi? Wa mushumba we witeguye ute mu minsi isigaye? Mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe. Umwanditsi wa Bibiliya yaranditse aravuga ngo haracyasigaye igihe gito kandi uzaza ntabwo azatinda. Bishatse gusobanura yuko uyu munsi n'uyu munsi turi kuvugana, Kristo yamanuka aka kanya, Kristo yamanukira muri ako kazi urimo, Kristo yamanukira muri ibyo ngibyo urimo. Ariko se gusanze umeze, bishatse kuvuga ngo Kristo yaza, haracyasigaye igihe kigufi kandi uzaza ntabwo uzatinda, ntabwo azatinda. Yesu araje, Yesu araje. Nubwo abantu babivuze igihe kirekire, abantu bakabikeresa, abantu bakabigira ibikino, ariko Kristo araje, ntabwo atinze. Nubwo mubona atinze, ntabwo ibyorezo bitinze, ntabwo impfu zitinze, ntabwo uburwayi butinze. Oya, Yesu araje. Ntabwo nzi impamvu mutari kubona yuko uyu mwami Kristo yamaze kuza, ahubwo sinzi ikintu mutegereje. Mutegereje iki? Mwahindutse mugahindukira Uwiteka ngo aba bakobwa barangije ngo baraza ngo barahamagara ngo databuja arababwira ngo ntabwo nigeze mbamenya. Mwa nkozi z'ibibi mwe, mwabashumba mwe ntabwo nigeze mbamenya, mwabahanuzi mwe ntabwo nigeze mbamenya, mwabasambanyi mwe ntabwo nigeze mbamenya. Aba bararirimbaga, bajyaga mu rusengero, baritegaga bakikwiza. Ntabwo kwitega aricyo gisobanura agakiza mama, ntabwo kwambara birebire aricyo gisobanura yuko ukijijwe. Oya, ntabwo aricyo kibisobanura. Ibi bintu bizamenyekana. Igitumye bitinze gumenyekana, ukabiyoberwa umushumba wahamagawe n'Imana, ukayoberwa umuririmbyi washyizweho n'Imana, wayimiswe n'Imana, nuko Kristo atinze. Ariko umukwe aje kubisobanura. Ese abisobanura ubundi kangahe? Ko yabisobanura, ko ari kubisobanura. Ubu babandi bakoreshaga za mbaraga, bamwe bahuheraga umuntu ngo kirabaye, kirabirandutse, bagahuha bakagwa hasi, abantu bakitikura hasi. Barihe? Aho kugira ngo ngende reka njye muri Eliminati, nzana amafaranga ngure vewuti, nzana amafaranga nubake etaje, ariko ibintu byo gusenga bakabirambika hasi bakabishyira hasi. Ko mugiye kubona inzu zimwe na zimwe, izi nzu bagiye mu bahanjuzi bakajya gushakayo ubutunzi, ko mugiye kubona aya ma etaje agiye kugurumana. Imana itabara. Ko mugiye kubibona mukabibonesha amaso yawe, ko mugiye kubona aba bantu baguze izi modoka baragiye gukura izi mbaraga mu bahanjuzi, ubu butunzi mu bahanjuzi, ko mugiye kubibona izi modoka ziri kugenda mu muhanda mukabona imodoka irangurumanya. Mani turengere, Imana dutabara. Ko mugiye kubirebesha amaso. Umukwe araje, ntabwo atinze kandi azanye ingororano, aje guhemba kandi aje no guhana. Ibyo wakoze nibyo bizaguhemba. Aho wahanjurije niho hazakurokora. Nimba warahanjurije kwa Yesu, uzarokorwa na Yesu. Nimba warahanjurije ku mupfumu runaka, ubwo ngubwo nyine tayari.
aho uzahemberwa nawe urahumva. Imana itugirire neza. Mugiye kubirebesha amaso, abantu bagiye guhura bamwe n'ibihombo bikomeye cyane. Aho wahanjirije ntaho nzi, ariko Imana irabaziye. Imana irabaziye. Ahantu wahanjirije ntabwo mpazi. Warasengaga, wararirimbaga, kuririmba bikuvamo, ahubwo wikorera ibyo wishakiye. Warahanuraga. Urumva ko kuba wicaye mu maduka, urumva ko kuba wicaye mu butunzi, urumva ko kuba ufite ibintu aricyo kintu gikomeye kurenza ko waba ufite Kristo. Warya dukeya ukaryama, ariko ukaryama ufite Kristo, ukavuga ngo ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro, ubwo Umwami Yesu ankunda Nyakorodina ndamahoro, uko byasa kose ndamahoro, ndamahoro. Gutunga byinshi ni byiza, kugira inzu nziza ni byiza, kugenda mu modoka nziza ni byiza, ariko mugarukira aho ngaho, kubera yuko Yesu aje kwikoreramo. Mugarukira aho Yesu aje kwikoreramo, mugarukira aho Yesu aje kubarana namwe. Yesu aje kubarana namwe mwa bagabo mwe, Yesu aje kubarana namwe mwa bakobwa mwe. Mugiye kubirebesha amaso mu gihe kidatinze. Bamwe bagiye kurwara indwara z'ibyorezo zikomeye, babure n'uburyo bakivuza, bateze za cyamurana n'ayo mamodoka bayagurishe kugira ngo bivuze. Yesu agiye kubarana namwe. Umuntu wubashye Imana azagaragara, n'umuntu utarasenze azagaragara, kuko ibihe tugezemo biragoye, ibihe tugezemo birakomeye. Mwitwikiriye amajoro, mugendera mu mwijima, ariko umucyo w'Uwiteka uraje urabarasiye. Umucyo w'Uwiteka uraje. Umukwe araje, aje yambaye ikanzu yera, aje mu ishusho ryera. Umukwe araje, ntabwo atinze, ntabwo atinze, ntabwo atinze. Abashumba bazaza bakomange, abahanuzi baze bakomange. Barisohoye mu nzu, barisohoye mu murimo, bagajya mu guhanjuza. Bazaza bakomange. Barahanuye, bararirimbye, barasenze, abinginzi baringingiye umurimo w'Imana, ariko barangiza bakisohora. Nimugaruke, mugaruke vuba, mutebuke. Bazaza bakomange. Uwo Mwami ababwire ngo nimugende mwa nkozi z'ibibi mwe, ntabwo nigeze mbamenya. Yewe muhanuzi garukiraho, yewe muvuga butumwa garuka, yewe dore abavuga butumwa benshi bararangiye. Ugiye kujya uhura n'umuvuga butumwa waruzi, usanga abantu barangiye bishingira. Yesu ibintu byose ngo yarabirangije, nta kizira kikibaho, nta kizira kikibaho. Ibintu byararangiye. Umuntu arasambana agahanura bikemera, ariko Imana irahari. Imana iratuza, Imana iratureba. Nanjye ndakubibabwira, nanjye Imana iranze, nanjye Imana irandeba, iranze, irandeba. Ariko nimugarukiraho. Uwiteka arabashaka, ashaka ko mugarukiraho, ashaka ko mucunga amatabaza yanyu, ashaka ko mushaka amavuta. Amavuta, agaciro ni amavuta. Shaka amavuta kurenza uko wajya gushaka za visa, ujya mu busambanyi, kurenza uko wajya gushaka za perime, kurenza uko wajya gushaka ibindi byose. Nibyo koko ibyo byose tuzabyongererwa, kuko ibiri mu isi byose ni ibya Kristo. Azabiduha. Amazu meza arayafite, azayaduha. Imodoka nziza arazifite, azaziduha tuzigendemo. Tuzaryama heza, tuzarya neza. Ariko mu byo ushaka byose, shaka Kristo, niwe wa mbere. Shaka Imana, niyo ya mbere. Shaka Kristo. Nari nkubwiye ngo shaka Kristo, ibyirungu bivemo, ureke guhunikira. Ejo utazisanga warasohotse, waragiye guhanjuza, warangiza wagaruka uyu Mwami akakubwira ngo ntabwo nigeze nkumenya. Hoshi, ntabwo nigeze nkumenya. Byaba bibabaje. Iri juru rirakoranirwa. Iri juru ntabwo ari ryo ku Kamonyi, iri juru ntabwo ari ryo kwa Matayo. Iri juru rirakoranirwa wa mugabo, iri juru rirakoranirwa Korodi, rirakoranirwa. Iri juru rizajyamo umuntu wejejwe. Udakijijwe wese, niko umuririmbyi yararirimbye ngo urwo rurembo rwera
ruzinjiramo umuntu ukijijwe. Udakijijwe wese ntabwo azarutaha. Iri juru rero rirakoranirwa. Ntabwo iri juru uzarivamo wavuye muri bya bindi nawe uzi ukorera muri wa mwijima hahandi uhunikiriye. Ntabwo iri juru uzaryinjira do, ndakurahiye. Ntabwo iri juru uzaryinjiramo ugambanira abantu. Ntabwo iri juru uzaryinjiramo uteranya abantu. Ntabwo iri juru umusambanyi azaryinjiramo. Ntabwo iri juru umujura ryaryinjiramo. Ntabwo iri juru umusinzi azaryinjiramo. Oya, rizinjirwamo n'umuntu wasenze kandi agaca bugufi akubaha Imana, akirinda icyaha n'igisa nacyo. Iri juru rirakorerwa, ntabwo ari ijuru riza gutya ngo ukaryikubitamo ukaryisangamo. Iri juru mushaka. Ariko iminsi aho igeze, kubera ko tugeze mu minsi ya nyuma, sigaye mbona nta n'umuntu ugishaka ijuru. Ni bakeya nyine, ni babandi biziritse ku bishura bya Kristo, babandi nyine banambye kuri Kristo. Umuntu baramubwira ati ahangaha niho ewana, niho uri bukure viyuzi, niho uri bukure icyo kurya, niho uri bukure ibi n'ibi. Ewana ukavuga ati aho kugira ngo nzapfe mpfuye umunsi nazapfe ejo tayari, ugahita ufatiraho. Ariko reka nkubwize ukuri, reka ducunga amatabaza yacu. Mu byo dukora ducunga amatabaza yacu. Mu nzira tugendamo ucunga itabaza ryawe. Uricungure ko ufite itabaza, ufite n'amavuta. Reka nkubwire agaciro n'amavuta. Amavuta nuyagira azagusobanura. Amavuta n'ubu yafite azagucisha ahantu utari kwicisha. Uzanyura ahantu nawe utekereza uvuga ngo aya ni amavuta ya Kristo acishije aha hantu. Amavuta ajya abasha gufata umuntu wari uri hasi akamuzamura akamuhindurira icyiciro. Amavuta ajya abasha kugutambutsa. Amavuta ajya ahindura amateka. Amavuta yo yafite y'Imana we aragukorera. Aya mavuta yo yafite y'Imana. Uba ufite ibintu by'agaciro. Ndashoje, ariko nari nkwifurije ngo senga Imana, uyisenga utayibeshya, utarayibeshyera, uyibwize ukuri. Intege zawe nkeya uzibwira Imana. Numara kuzibwira Imana, uyibwira ngo Mana mfasha muri uru rugendo wo kwishushanya, ngo witege wikwize wiyoberanye muri bene so. Uvuga ngo ndakijijwe kandi udakijijwe. Ubwira Imana ko nta gakiza ufite. Imana iraguha agakiza. Senga Imana. Nimba waraguye, ubwira Imana ikubyutse. Nimba waraguye mu ibyaha ibyo ari byo byose, Imana yacu ni inyembabazi. Imana irababarira wa mubyeyi we. Imana itugirira ibambe. Imana itugirira imbabazi nyinshi. Senga Imana uyibwire ngo Mana ndi umunyantege nkeya, ndi umunywanzoga, ndi umusambanyi, ndi umusinzi, nkora ibintu bitandukanye, nagendanye n'abantu ntari nkwiye kugenda nabo. Hari abantu tugendana nabo muri iyi nzira bakadutesha Imana. Imana iturengere itugirire neza kandi tuzanire n'inshuti nzima tuzajya tugendana nazo. Izina ry'Uwiteka rikamama. Hari igihe umuntu akubana n'umuntu agahita guhamagara akakubwira ati nawe waraguye ubwo ugendana na runaka, kandi koko yararangiye kandi ruvugira ubusa ku musozi. Imana iturengere, Imana iturwanire. Ndashoje, ariko nari nkubwiye ngo cunga itabaza ryawe mu bintu byose ukora. Mu magambo uvuga ucunga itabaza ryawe, mu nzira ugenda mucunga itabaza ryawe, imvura ari nyinshi ucunga itabaza ryawe. Imana Data wa twese iturengere tugirire neza. Mana turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Rengera abantu bawe, ubiteho, ubaramburire ukuboko kwawe kwiza. Ineza yawe n'urukundo rwawe rwigaragaze Mana mu bwoko bwawe. Utanga agakiza, ugabanye umubare w'abarimbuka, wongera umubare w'abakizwa, kuko uri mwiza kandi ushoboye byose. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nimero ni 0783700275. wifuza ko dusengana cyangwa twafatikanya umurimo w'Imana, ivugabutumwa. Imana ikumpera umugisha. Shalom, amahoro ya Yesu abane.